Muraho bakunzi bacu, inshuti zacu mumeze mute? Twebwe turaho tumeze neza cyane, intego ni ya yindi, tugamije kubaka, kujya inama zo kubaka ingo nziza z'abashakanye zitarimo amakimbirane, zimwe nziza ya paradizo kumwe bajya bavuga ngo ni ijuru rito. Tugamije rero kugira rero ngo tubigereho, uyu munsi dufite ikiganiro cy'imiterere y'umusore uzavamo umugabo mwiza, umugabo ukwiye, umusore uzavamo wa mugabo uzubaka urugo ruramba rutarimo amakimbirane. Nk'uko dusanzwe tubizi rero, iyo umuntu ashaka urugo rwiza rw'ejo hazaza, ntabwo ahitamo uwo bazashakana ashingiye ku isura, ashingiye ku magambo, oya. Twabonye ko abanza kwita ku myitwarire ya wa muntu bazashakana, uko afata abandi bantu, uko yitwara mu bandi bantu, uko yitwara mu bihe bikomeye, indangagaciro afite, mbese ukavuga uti uyu ni umugabo mwiza ushingiye kuri ibi n'ibi. Ubwo rero tugiye kureba wa musore dukeneye uzavamo umugabo ukwiye kuba ameze ati. Ikintu cya mbere, wa musore agomba kuba ari umusore ugira inshingano. Umugabo dutegereje agomba kuba nonaha ari umusore ufite inshingano, ntabwo ari uwo kuvugavuga gusa. Ndagukunda mugore mwiza, urasa n'izuba ryo mu museso, sinzi ibiki, ya magambo menshi bababwira, ariya magambo ntabwo rwose ari mu bintu bizatuma wubaka urugo rutarimo amakimbirane. Oya, ntabwo ariya magambo arimo. Uwo musore agomba kuba ari umusore uzi gukora fasiti, umusore uzi gukora, utari umusongarere, utari umunyamagambo, utajagaraye. Agomba kuba azi gukora, naho yaba ari mu murima ari umuhinzi, ukaba ubibona ko ari umuntu ufite icyerekezo, uzi gukora. Uwo nguwo azavamo umugabo w'ejo hazaza byanze bikunze. Agomba kuba ari umugabo nanone uzi gufata ibyemezo. Wowe uri kumwe n'umusore, kuva mwamenyana nturumva icyemezo cye, yewe n'ibyemezo yafashe byose wasanze bijagaraye, wasanze icyerekezo bifite. None umutegereje nk'umugabo muzabyarana, mukarera abana, oya. Banza urebe ko uyu mugabo azi gufata ibyemezo, byaba ibyemezo ku buzima bwe, byaba ibyemezo kuri relationship mufitanye, byaba ibyemezo mu rugo iwe cyangwa iwabo aho atuye. Uyu mugabo azi gufata ibyemezo. Uyu mugabo azi gutekerereza ejo hazaza. Hari abasore bari aho, nyagasani, iby'ejo hazaza ntubimubaze, we ikintu yitayeho ni uyu munsi arareba, nabonye ipantaro nziza, nabonye urukweto rwiza, ibindi ntubimubaze. Iby'ejo hazaza ntabyo, habe n'iyo muganira nturigera wumva avuga ku kintu cyitwa ejo hazaza. None uwo musore umutegerejemo umugabo uzubaka urugo. Reka uwo muntu agende, kuko nta mugabo umurimo rwose. Utazi, arahora gutelefona, nakubuze, ejo wari wambaye ibi, ejo nakubonye uri kuvugana na runaka. Nibyo ahoramo. Ntabwo murigera mwicara muri resitora ngo wumve nibura ari kuvuga ibintu bijyanye na gahunda z'ejo hazaza. Ndifuza ko urugo rwacu ruzamera gutya, ndifuza kuzagera uwo muntu ibyo bitekerezo ntabyo agira, ntibinamufasheho, ntabwo bimureba. None wowe utegereje ko uwo muntu azaba umugabo, uba ufite gahunda yo kubaka. Kandi umugabo mwiza arubaka, ntabwo yubakira. Ategereje kuzashaka umugore ujya kumwubakira, we ibyo kubaka ntabyo yitayeho. None wowe ni wowe ugiye kumubera nyiramiruho. Urumva rwose ibyo bintu waretse uwo musore akigendera? Reba uwo musore niba yubaha abantu. Nicyo kintu cya kabiri ugomba kureba. Banza umenye ko ikintu cy'inshingano nicyo cya mbere. Bwa kabiri, banza umenye nimba yubaha abantu. Banza umenye ko yubaha ababyeyi be. Ababyeyi bamubyaye arabubaha. Biri amahire, akenshi ababyeyi baba banihamagarira kuri telefone. Hari ubwo uba ubona rwose ko umuntu yasuzuguye umubyeyi we, kandi agakomeza anabivuga mwicaranye, agakomeza anagaragaza iby'uko gusuzugura ababyeyi be mwicaranye. Wowe ukumva ko wowe azakubaha. Wowe uruta nyina, uruta se? Cyangwa wagiye kumusura, urabibona rwose ukuntu ari gusuzugura ababyeyi be. Warangiza uti jyewe azanyubaha, ndi umugore uribeshya cyane. Yewe ukuntu yubaha abantu batamufitiye akamaro.
urugero reba mu nzira murahuye wenda umuntu amuteye nk'icyondo par exemple, urugero imodoka iratambutse muri kugendana imuteye ibyo, reba uko yitwara, reba comportement y'uwo muntu muri kumwe, iyo reaction yagize iyo ngiyo yagize, ubutaha noneho kuko ari wowe muzaba muri kumwe ni wowe wazayigiraho iyo myitwarire ye. Uko yubaha umukozi wo mu rugo cyangwa undi muntu niba acuruza, reba uko yubaha babandi bamukorera mu iduka. Umusore ugiye kumusura usanze aravugana na Kadogo nk'uri kuvugana n'iki se, ntago nabimenya kuko iyo mico mibi ngewe sinyikunda, ariko aravuga nyine nk'umuntu utagira umutima. Uyu munsi ni Kadogo, ejo ni wowe. Uwo muntu nta muco agira, nta kinyabupfura agira, ntazi kubaha abantu, baba abamufitiye umumaro baba batamufitiye umumaro, ntazi kubaha. Kandi umugabo muzima agomba kuba azi kubaha abantu. Rero niba atazi kubaha abantu, wowe uti cyazanyubaha ndi umugore uri igiki, uwo muntu utazi kubaha abantu umunsi umwe azakubabaza nawe. Murekure, reka uwo musore agende niba atazi kubaha. Icya gatatu, reba niba ashobora kugenzura uburakari bwe. Reba niba ashobora kugenzura uburakari bwe. Ese afite uburyo akemura amakimbirane mu buryo bwiza, adatongana, adatukana? Tekereza, uzarambana n'umuntu utukana? Ubu nonaha uri kubona ko wari gutuka ba Kadogo, wari gutuka abakozi bari kumwubakira, wari gutuka bari kumwasiriza inkwi, wowe ubutaha ibyo bitutsi byose ni wowe azabituka. Umuntu utukana utazi gukemura ibibazo, adateje amakimbirane, urumva wowe uri igiki imbere yiwe? Mugire ubwenge, mushyiremo ubwenge, mureke muhindagana ngo mwashyingiye mwakoze ubukwe. Banza urebe umuntu muri gushyingiranwa n'indi, aratukana, aravuga asakuza, ntagira umutima, aravuga dohoka. Ubu ni mugabo ki utari seri? Aravuga arasama, muri kumwe mu modoka ari kuvugana n'umuntu, aravuza induru, aravuga arasakuza, nawe biri kurya mu matwi, arangiza ngo ufite umugabo arihe? Nawe uwo musore mureka agende, nta mugabo umurimo. Umuntu utagira ikinyabupfura, utazi kubaha, utazi kugenzura amarangamutima ye, oya mureka agende. Reba niba uwo musore atagutesha agaciro. Umusore ugutesha agaciro, utesha agaciro, uraje wenda wakererewe nk'iminota mikeya kuri gahunda mwari mufitanye, aragusuzuguye, agusuhuje mu bantu, aragutwara mu modoka atavuga, arakubwira ibigambo, ari kubikubwira none haracyagutereta, none nakugeza imuhira, azajya abanza gukubita urushyi rwiza cyane, winjire muri iyo modoka ugenda urira. Wibagiwe akantu ka ngombwa, urabimubwiye mu bantu, akubwira kugira ubwenge, ugira ubwenge ma. Abagabo mushaka s'il vous plaît, mushyiremo inyurabwenge, mushyiremo ubwenge. Uwo muntu utakubaha nona, ugutesha agaciro nona, mukiri muri fiançailles, azakubabaza bikomeye cyane. Reba niba uwo muntu ajya guha umwanya iyo mufite ikibazo, iyo hari ikibazo mugomba gukemura, aguha umwanya cyangwa akomeza gukwepa, urumva sinzi yabaye bize, none ntari kuguha umwanya, akiri kugutereta. Bitekereza, ari kuguha umwanya, yakubanye bize kubera ko azi ko hari ikibazo ugiye kumubazaho cyangwa wanabimubwiye ko mugomba kubivugaho, yakubanye bize. Noneho muri muntu uzafata izuru nk'urica, niko masenge ajya avuga. Reba uwo muntu, nubona atari rwose umuntu ukwiye, umureke. Kuko ni ikimenyetso gikomeye cy'urugo rushobora kuzahora mu bibazo bitarangira. Reba ikindi kintu, umenye nimba uyu musore avugisha ukuri. N'ikintu cya kane, uyu musore avugisha ukuri, nta tuntu tumwe na tumwe ahora guhisha utuntu twe ntutumenya, ugenda utubaririza, cyangwa n'utwumubajije tunyuza iburyo n'ibumoso akatunyuza. Ntabwo yicanga guha amakuru ye, amakuru y'ubuzima bwe, amakuru y'imibereho ye, utuntu twe turahishaye. Uwo nguwo ni umubeshyi, ntabwo rwose ari umugabo ukwiyerekana nawe. Umuntu uhora gusezeranya ibyo adashoboye, akakubeshya, ibyo akubeshya nta na kimwe ajya asohoza. Nawe abakobwa bafite ukuntu bigenza rwose, bakihumuriza bati buriya nyine yagize impamvu y'ikintu yasezeranye we ubwe mu kanwa ke, none wowe uri kumubonera impamvu yo kutagikora. Ko muri bazima, murarwaye, mufite ikibazo, cyewe mba numva nabajyana nko kwa muganga. Wowe umuntu yagusezeranyije, ntiwigeze umuforosa ngo agusezeranye, none ikintu kugikora biramunanira, nta n'impamvu ifatika yo kuba atagikoze, none wowe uri kumubonera excuse zabaye nyinshi, ni wowe uri kuzishaka kugira ngo umwikundwakaze urongorwe. Uzarira.
ndakubwira ngo uzarira. Nutisubiraho ngo uvuge uti reka ndebe neza uzarira. Reba umusore wawe niba adakinisha abakobwa, adakinisha imitima y'abakobwa benshi. Wowe umukobwa umwe, umusore umwumvisa aha, ejo umwumvisa, ejo umwumvisha, uramubajije aragucabiranyije kubera ko ari umubeshyi. Aracyari ntazi icyerekezo cye, ntazi aho ava, ntazi aho ajya. Ari kuguma akina n'imitima y'abakobwa. Wowe ukumva ko muri ba bakobwa bose ari wowe kamara. Mana urengere abakobwa bawe waremye. Ukuri niyo foundation y'icyizere mu rugo. Ukuri, umugabo udafite ukuri, umugabo wabonanye akanyoma, reka nkita akanyoma nubwo ni ikinyoma, reka nere no kwiminimiza, ni ikinyoma. Umugabo wabonanye ikinyoma cyaba gito cyaba kinini, nta mugabo murimo, mureke uwo musore, mureke. Abagiye baragiye, abataragenda mwakumvise, mwateze amatwi mukumva. Wamuretse. Ninde wakubwiye yuko wabura umugabo? Ko Bibiliya avuga ko buri kigore cyose cyaremewe ikigabo cyacyo. Bite wowe uragenda wishora mu muriro? Bite wabuze iki? Wagiye gukora akazi ukabona ikikugira bize ukareka kwirirwa uhangayika. Ikindi kintu ugomba kureba, nari nacyo twahereyeho, reba ko uyu musore afite icyerekezo. Afite icyerekezo. Ntabwo bisaba ko aba ari umukire, oya, ntabwo bisaba ko aba ari umukire ako kanya, ariko agomba kuba azi icyo ashaka mu buzima. Se wowe umusore muhora muhura, nta kintu na kimwe cy'icyerekezo cyiwe. Azinduka saa kuma guhamagara kuri telefone, nta cyerekezo, nta mushinga, nta proje, ni magambo gusa bidafite icyerekezo, nta ntego agira. Uyu musore arashaka gutera imbere. Ubundi ni icyo akora kikwereka ko ashaka gutera imbere. Ari umusore rwose uba ufite udushinga duto, ariko ukavuga uti mu bufatanye tuzatera imbere. Undi ni magambo gusa, ibintu agufatisha ni amagambo gusa, nta cyerekezo. None ngo urashaka umugabo mwiza, urashaka umugabo ukwiye, urashaka kuzubaka urugo ruzima. Niba muri ibyo bintu bitanu harimo kimwe wabonye ku muhungu muri gukundana, rekana nawe murekagenda. Kuko gutegura urugo rwiza ntago bitangirira mu bukwe, bitangirira kure cyane, bitangirira muri uko kurambagizanya, muri iyo fiançailles. Iki byica rero mwebwe muzi ngo ni urukundo gusa, ngo ni urukundo, oya pe. Imico, uburyo avugana n'abantu, kubahana, indangagaciro z'uwo muntu, ibyo nibyo bigenda bizana urugo rwiza rutarimo amakimbirane. Niba rero ushaka urugo rwiza, ntuhitemo uwo mukundana ushingiye isura, taye, bogari, amagambo meza, oya. Reba uko yitwara mu bihe bikomeye, reba indangagaciro afite. Umugabo mwiza ntabwo ari wa mugabo w'ibigambo. Rero mwa bakobwa beza mwebwe, amahitamo y'uwo mukundana, y'uwo muzabana, uburyo yubaha, uburyo yita ku bandi, uburyo yita ku nshingano ze, uwo musore uwo nguwo niwe uzavamo umugabo muzima. Ibindi byose twavuze reba akantu ku kandi, nusanga ari umubeshyi, nusanga atavugisha ukuri, nusanga nta cyerekezo afite, nusanga uyu musore adakora, nusanga uyu musore atazi kumanaginga emosiyo ze, uburakari bwe ahita bukubita aho ngaho, akavuza induru, agasakuza, aratukana, hazi kuba abantu, uwo musore mureka agende. Niba ufite intego yo kubaka urugo rwiza rutazahoramo amakimbirane, reka uwo musore agende. Imana izaguha undi muzubakana urugo rwiza ukeneye. Ubwo birasaba nawe kuba uri umukobwa mwiza, umukobwa we uzaba umugore ukwiye, nawe akwiye kuba ameze ati. Ubwo nawe niba ushaka umusore ukwiye, ugomba kuba uri umukobwa ukwiye. Nakoze cyane gukurikirana ibiganiro byacu, nakoze gukurikirana inama zacu. Ntimwibagirwe gusangiza abakobwa bagenzi banyu umusore ukwiye uwo ari we, uzavamo umugabo ukwiye. Naho utatugaruka ku mukobwa ukwiye.